Imana ikorana na Yosuwa itangira kumukuza imbere y'iteraniro ry'Abisiraheli. Yosuwa abwira Abisiraheli, arababwira ngo nimwitegure twambuke Yorodani. Imana ibana na Yosuwa bambuka Yorodani. Abisiraheli batangira kwizera Imana, baravuga ngo Yosuwa uyu nawe ari mu mwuka w'Imana. Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukomeza kugenda mubana natwe ku byiringiro by'Abera TV. Ndi Clement Bagemahe. Uyu munsi twashatse kongera kuganira namwe hamwe na Evangeliste Evode Gatete, umukozi w'Imana. Urabona ko yambaye neza cyane. Ngiye kugusuhuza. Bwana Gatete, muraho neza? Muraho neza Clement Bagemahe. Amakuru yawe? Amakuru ni meza, ndashimira Imana. Kumbona wambaye neza cyane uyu munsi, madamu yateguye neza cyane kabisa, felicitation. Yego, nkuko nkunda kubivuga, kwambara neza navuze ko ari indwara nsigaye ndwaye indwara yo kwambara neza, buriya niyo mpamvu ubona uko bwije nuko bukeye mu myambarire biba byahindutse. Yego, indwara isigaye ndwaye yo kwambara neza, niyo saha byose bese bimeze neza. Ambaye isaha n'amabuto ni oro, amasaha ni cuivre ni zinc ni kibira, bimeze neza n'impeta ni biteye ubwoba. Tuguhaye ikaze cyane, ni byiza kandi turagukunda, turakwishimiye kuri Abera TV. Hagati aho ngaho umeze ute, waramutse gute, cyangwa wiri gute, cyangwa umere gute muri rusange? Duha amakuru, umere gute? Muri makeya ngewe meze neza, buri iyo mbyutse bikemera, nkumva ndahumeka neza, natambuka nkumva biremeye, nareba mu muryango nkabona bameze neza nta kibazo bafite. Ngewe muri ngewe mpamya ko meze neza. Mbese mu yandi magambo meze neza, nta kintu na kimwe nashinja Imana. Uranyishimiye cyane? Ndakwishimiye kandi ndagukunda Bagemahe. Yego. Ninzagusura iwawe uzavuga ko bantegurira uduki? Icyo ukunda nicyo bazagutegurira. Arakoze cyane. Reka tubahe ikaze mwese, tubashimire cyane. Nawe cameraman, turakwakiriye mu kiganiro cyacu. Ubu ngubu tugiye kwinjira mu ivuga butumwa, aho Evangeliste Gatete agiye kuvuga ijambo Imana mushize ku mutima nkuko musanzwe mubimenyereye. Turabakunda cyane rero. Ibiganiro ni inkuru z'iyobokamana, ni ukugenda tujya hirya no hino tukamenya ese Imana iri kuvuga iki, ariko n'abantu turasabwa iki twebwe twese. Ntukibagirwe gukora subscribe kuri iki gitangazamakuru kugira ngo byibuze ikiganiro kigisohoka gihita kikugeraho. Ariko nanone wanakibona ugahita inshuti yawe ikiyumvira ikumva ibyiza tugenda tugeraho. Nuvuga rero ukora subscribe, kurikinga, ugashyiraho commentaire zawe, ariko ukanasharinga ukacyorereza abandi. Ibihe byiza tugiye guhikaze Evangeliste Gatete Evode nkuko twabivuze, kandi nizere ko Imana igushyigikiye. Yego, Imana ibana nanjye mu buzima bwa buri munsi, iranshyigikiye uko bwije nuko bukeye, kandi ndahamya neza ko n'uyu munsi iranshyigikira. Ikaze kuri mwese, muryoherwe n'ivuga butumwa ryiza cyane Imana yamushyize ku mutima kuri uyu munsi, kandi mukomeze mugire ibihe byiza cyane mu buryo mwe kubundi. Turabashuje nanone abakurikiye ibyiringiro by'Abera TV. Muri uyu mwanya twongeye kubaha ikaze, mwebwe mudahwema kudukurikira uko bwije nuko bukeye. Dushimira buri muntu wese wakanze subscribe, agakanda like, akanatwandikira muri comment, turamushimiye. Kandi tubwira n'abantu batari bakanda subscribe kugira ngo nabo bakande subscribe, hanyuma bajye bakurikira ibiganiro byacu bica ku byiringiro by'Abera TV uko bwije nuko bukeye. Ngewe ubasuhuza ndi Gatete Evode. Murakoze. Uyu ni wa mwanya mwiza rero duhura tuganira ijambo ry'Imana, tuvuga imirimo Imana igenda ikora mu buzima bwa buri munsi, kubera yuko Imana itugirira neza uko bwije nuko bukeye, kandi ntabwo ihwema kuturengera tugeze mu byago no mu makuba. Bivuze ngo Imana iturwanirira aho turi naho tutari, Imana irarwana. Murakoze rero, tubahaye ikaze muri uyu mwanya. Ndagira ngo dusenge Imana hanyuma twinjire mu mwanya w'ijambo. Turagushimiye Mana yo mu ijuru, tugushimiye ko ari weho waremye isi n'ijuru, hanyuma ukadendeza inyanja, ukabamba ijuru nta muyede nta mufundi.
ukabikoresha ukuboko kwawe kwiza, ukabikoresha imbaraga zawe. Tugushimiye rero yuko ukora imirimo itangaje, tugushimiye ko wabanye natwe, waraturinze kandi ukomeje kurinda buri muntu wese ukurikira ibyiringiro by'abera. Muri uyu mwanya rero tuguhaye ikaze kugira ngo dushyigikire, tugiye kubana nawe mu ijambo ryawe ryo rirasengeye, ariko turasenze kugira ngo mwuka wera w'Imana abane natwe, imbaraga zisumba byose zitumanukire. Tuguhaye ikaze mu mitima yacu kandi dusengera na buri muntu wese ugiye kudukurikira kugira ngo ijambo ryawe rigira aho rimukura n'aho rimugeza, mbese rimwubake mu bundi buryo. Tugushimiye ko ubikoze kandi ubikore kwiyubahisha, ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yosuwa. Turasoma Yosuwa ibice 3, hanyuma dusome umurongo waho wa 7 wonyine. Yosuwa ibice 3, dusome umurongo waho wa 7 wonyine. Haravuze ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati, uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli bose, kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Amen. Murakoze cyane. Dusomye ijambo dusanze mu gitabo cya Yosuwa. Uyu Yosuwa ni mwene Nuni, akomoka mu muryango wa Efurayimu. Uyu Efurayimu ni umuhungu wa Yozefu. Uyu Yozefu yabyaye abahungu babiri, uwitwa Efurayimu n'uwitwa Manase. Hanyuma igihe Yakobo yari amaze gusaza, ahamagara abahungu be 12 kugira ngo abaheshe umugisha. Hanyuma ahamagara na Yozefu, amuhamagarana n'abahungu be babiri, Efurayimu n'uwitwa Manase. Mbibutse uyu Manase niwe wari mukuru kwa Yozefu. Hanyuma Yakobo arimo atanga umugisha, ageze kuri aba bahungu babiri ba Yozefu, ngo afata ageze kuwitwa Manase, kubera ari we wari guhabwa umugisha w'umuntu mukuru mu muryango, ngo ariko anyuranye ibiganza. Umugisha wari kujya kwa Manase ujya ku mwana muto ari we Efurayimu. Bishatse kuvuga ngo hari igihe Imana ijya inyuranye ibiganza itanga umugisha utari ugenewe wowe ubwawe, umugisha utari ukwiriye, umugisha utari wandikiwe, Imana ikawuguha. Haleluya. Hari igihe kigera Imana ikareba umuntu kubera yawikomejeho, ikanyuranya amaboko mu gutanga umugisha. Aho umugisha wari kujya ntaba ariho ujya, ukajya kuri wa wundi utari uwugenewe kubera yikomeje ku Mana. Nuko byagenze rero kwa Yozefu, ubwo Yakobo yari yahumye ariko arimo atanga umugisha, ageze kuri uyu Manase aramusimbuka, ikiganza cyari kumuha umugisha acyerekeza kuri Efurayimu. Bivuze ngo rero nawe ubwawe we gucika intege, wikomereze ku Uwiteka, naho waba utandikiwe umugisha uyu munsi, Imana yaguha umugisha. Haleluya. Uyu Yosuwa rero yari umwungiriza wa Mose, cyangwa se yari umusimbura wa Mose. Imana ihamagara Yosuwa, yamuhamagaye akora mu ihema ry'ibonaniro. Irangije iramuzana, imuhuza n'uyu Mose, mu gihe Mose bari mu butayu. Igihe cy'ubutayu kirangiye, aramufata amwereza umurimo imbere y'Abisiraheli. Hanyuma Mose amaze gupfa, Yosuwa asigarana ikibazo cy'uburyo arayobora ubwoko bw'Imana. Atangira kwibaza uburyo arabana n'abantu b'Imana. Aravuga ngo Mose yavuganaga n'Imana, aravuga ngo Mose yakoranaga n'Imana, Imana yaramushyigikiraga. None ubu bwoko bw'Imana nzabujya imbere gute? Nzabuyobora gute? Ko Imana itaramvugana nanjye, ko itarama kondisiyo ngenderaho. Hari abantu bibaza uburyo bagomba kubaho muri ubu buzima. Hari abantu bibaza uburyo bagomba kugenda muri ubu buzima. Ariko Imana itekereza kuri Yosuwa. Haleluya. Imana igenderera Yosuwa, ivugana nawe ijambo rikomeye.
iravuga ngo Yosuwa wigira ubwoba ndi kumwe nawe. Iramubwira ngo uyu munsi ndatangira kugukuza imbere y'Abisiraheli. Iramubwira ngo kandi uko nakoranaga na Mose niko nzakorana nawe. Mu yandi magambo uko nagendanaga na Mose niko nzagendana nawe. Uko nagiriraga neza Mose niko nawe nzakugirira neza. Uko nayoboraga Mose niko nzakuyobora. Witinya Yosuwa, uri kumwe nanjye. Ngo Yosuwa iramubwira ngo kandi n'ikimenyimenyi ntabwo ari kera, uyu munsi ndatangira kugukuza. Nshuti bene data mudukurikiye, uyu munsi Imana igira icyo ikora mu buzima bwanyu. Uyu munsi Imana igire uburyo ibashyigikira mu bibazo muhura nabyo. Imana ibarengere kandi batabare mu ntambara murwana. Igenderera Yosuwa. Ahangaha Yosuwa yarari, bari barangije igihe cy'ubutayu, bagiye kwambuka umugezi wa Yorodani. Atangira kwibaza uburyo barambuka uyu mugezi, ariko Imana iramuhumuriza. Nanjye muri iki gitondo nkuzaniye ijambo rikubwira ngo humura. Muri ibyo bibazo urimo humura, muri urwo rugamba urwana humura, muri ako kaga ufite humura, muri ayo madeni ufite humura, muri ubwo burwayi ufite humura. Imana iri kumwe nawe. Imana ivugana na Yosuwa, iramubwira ngo ikikubera ikimenyetso nuko iriya Yorodani murayambuka. Haleluya. Imana ikorana na Yosuwa, itangira kumukuza imbere y'iteraniro ry'Abisiraheli. Yosuwa abwira Abisiraheli, arababwira ngo nimwitegure twambuke Yorodani. Imana ibana na Yosuwa, bambuka Yorodani. Abisiraheli batangira kwizera Imana, baravuga ngo Yosuwa uyu nawe ari mu mwuka w'Imana. Babonye uburyo bambutse Yorodani, babonye uburyo amazi ya Yorodani icitsemo kabiri, bizera Imana, baravuga ngo nta kibazo, Mose yaragiye ariko Yosuwa arahari. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi nawe ubashe kuba uw'abantu batangira ubuhamya bwiza. Imana ikuza Yosuwa muri ubwo buryo. Imana ikorana na Yosuwa ibitangaza bikomeye. Imana ibana na Yosuwa ari kurwana urugamba rw'Irofudine. Imana ibana na Yosuwa ahagarika izuba. Imana ibana na Yosuwa barambuka bafata Yeriko, bazenguruka Yeriko yari ndende cyane, basenga Imana. Ngo ariko Imana yiyereka Yosuwa, inkike z'amabuye ya Yeriko zirariduka. Ndashaka kuvugana n'ubuzima bwawe. Inkike ziri ku buzima bwawe niziriduke. Inkike z'ikibazo urimo niziriduke. Inkike z'ikigeragezo urimo niziriduke. Inkike z'urugamba uri kurwana niziriduke. Inkike z'ubushomeri urimo niziriduke. Inkike z'uburwayi urimo niziriduke. Haleluya, Imana ishimwe. Inkike za gereza niziriduke. Inkike z'akagambane niziriduke. Inkike za piriyavu urimo niziriduke. Inkike zaridutse ibintu bigenda neza. Inkike zaridutse ibintu biremera. Inkike z'ubushomeri niziriduke muri aka kanya, muri uyu mwanya wo gusenga, muri uyu mwanya w'ijambo. Manuriye ubuzima bwawe, mvuga ngo inkike zose niziriduke. Manuriye ubuzima bwawe, mvuga ngo izo nkike z'akagambane niziriduke. Manuriye ubuzima bwawe, mvuga ngo izo nkike z'uburwayi niziriduke. Manuriye ubuzima bwawe, mvuga ngo izo nkike z'akaga zikurweho. Manuriye ubuzima bwawe, ngo izo nkike zo kubyara upfusha zikurweho. Manuriye ubuzima bwawe, ngo izo nkike z'ubushomeri nizikurweho. Muri uyu mwanya w'ijambo ndahanuye izo nkike nizikurweho.
abantu bagufashe w'ijambo, abantu barakugambaniye, ariko izo nkike ntizikurweho. Imana ibwira Yosuwa, iravuga ngo iratangira kumukuza. Imana ntigukuriza mu kigeragezo urimo, Imana ntigukuriza muri ako kaga urimo. Haleluya! Imana ntiguhindurira amateka. Amateka ya Yosuwa arahinduka. Imana ikorana na Yosuwa, Imana ibana na Yosuwa, Imana irwanirira Yosuwa, Imana irengera Yosuwa imbere y'Abisiraheli. Imana iramurengera, Imana iramushyigikira, Imana ikorana na Yosuwa. Imana nikorane nawe, nibane nawe mu bundi buryo. Uko yabanaga nawe nigaruke ibane nawe, ihindure uburyo yabanaga nawe, itangire igukuze muri ako kazi ukora, igukuze muri ahantu ukorera hose, igukuziriza ahantu utuye, igukurize ahantu hose ugenda. Imana nigukuze. Imana iyo yagukujije abantu barabimenya. Nigukuze mu izina rya Yesu. Ndahanurira ubuzima bwawe, mwatura imbaraga z'Imana, mvuga ngo Imana nigukuze. Imana ikuza Yosuwa, imukuza mu bintu bikomeye, imukuza abantu bari bamaze kwizera Mose. Ariko Imana igenderera Yosuwa, iramubwira ngo sinkora n'abantu, abantu biringiye Mose, ariko ndagukuza ku buryo bamenya kuko nabanaga na Mose nanjye we. Ariko tugiye kubana, tugiye gusenga Imana. Ariko nkubwira mwene data ngo wizere Imana ifite imbaraga. Ufite akaga nibyo, ufite ibihombo, uracuruza ugahomba, abandi barunguka, yewe n'imiryango warayikinze. Ariko reka nkubwire, Bibiliya iravuga ngo haracyari ibyiringiro, ngo naho igiti cyatemwa kirongera kigashibuka. Ntugire ikibazo. Nubwo ubona wari ufite akazi bakakwirukana bakakugambanira, ariko reka nkubwire ngo hari Imana ishobora byose, hari Imana ihindura amateka. Imana iragukuza uyu munsi, iguhesha akandi kazi. Barakugambaniye, bakunyaga ibyawe, ariko reka nkubwire wigira ikibazo. Mu ijuru hari Imana, kandi iyo Mana ishobora byose. Tugiye gusenga Imana, ariko nkubwira ngo uyu munsi ubane neza n'Imana, uyu munsi wizere Imana, uyu munsi wikomeze ku Mana, uyu munsi ugendane n'Imana, uyu munsi ubane n'amaboko meza y'Uwiteka, urambire mu biganza by'Imana. Imana iratangira kugukuza n'ukuri mama. Mu rugo rwawe iratangira igukuza uyu munsi, mu kazi kawe Imana iragukuza. Mva nkubwire papa, Imana iragukuza. Mu byo ukora Imana iragukuza. Mu byo urwana nabyo Imana iragukuza. Imana iguhesheje agaciro, Imana iguhagazeho, Imana irakurwaniriye, Imana irakwimanye, Imana iragutabaye. Nubwo ubona bigoye, ariko Imana uyu munsi iratangira kugukuza imbere y'abakurwanya, imbere y'abagufashe w'ijambo, imbere y'abatakwifuriza ibyiza, imbere y'abakugirira nabi. Imana uyu munsi iragukuza. Tugiye gusenga Imana, ariko niwizere uyu munsi urabona ubwiza bw'Imana. Turagushimiye Mana yo mu ijuru, tugushimiye ubwiza bwawe n'imbabazi utugirira, tugushimiye ko uvuganye natwe mu ijambo, uvuganye n'Abanyarwanda, uvugane n'isi yose, uvuga yuko uyu munsi uratangira gukuza abantu bawe. Turasenze ngo bakuze mu buryo bwose, bakuze mu buryo bw'umwuka, bakuze mu buryo bw'umubiri, ubakuze Mwami, bakuze mu buryo bw'akazi, bakuze mu buryo bwo kugukorera. Mu izina rya Yesu twatuye imbaraga z'Imana mu Banyarwanda, twatuye imbaraga z'Imana ku batuye isi. Turagushimiye rero ko hari icyo ukoze mu bantu bawe. Ngwino udushyigikire kandi ushyigikire abantu bawe kuva none n'iteka ryose, mu izina tubisabye twizeye, amen.